basuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ngabantu baravuga ati rero igihugu cyacu turakizi neza, nta mvura turabona nituzi n'imvura, kuko muri icyo gihe ngo ikime cyaramanukaga ngo cyamara kumanuka kikeza imyaka, ntago bari bazi rero imvura. Rero kumva data mwiza turagombaga mu izina rya Yesu Kristo, arwara kanseri y'ibiha asubira aho yivurije, ariko ageze hahandi kuko ukurimo abaye cyaremwe gishya, ibya kera bishirageze kandi Yesu araje. Ntago umuntu wibereye mu kabara byumva neza, nta nubwo umuntu mu busambanyi abyumva neza, nta nubwo umuntu wirimo kwinywera inzoga abyumva neza. Iyo uvuga ngo dore nyamuneka dore ubwami bw'Imana buramanutse, dore Yesu araje, ntago abantu tubasha kubyumva, nta nubwo tubyemera, ntago twemera ko Yesu aje. Ariko kuri uwo munsi wa mbere izuba ukwezi kwabaye nko kwijimye, ibintu birahinduka, ukwezi kose guhinduka amaraso. Ibyo ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bisoma uje mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Suhuje aba mu Rwanda, suhuje abo hanze, suhuje abagenda badukurikirana umunsi ku munsi, abagenda bakurikirana ibiganiro byacu bose ndabasuhuje. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi, kandi Imana y'amahoro ibishimire. Iyi ni wa mwanya w'ikiganiro cyangwa ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rihindura imitima y'abantu benshi bagiye batandukanye. Nasanze ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe risa nacyo. Ijambo ry'Imana niko kuri. Ijambo ry'Imana abahanga bamwe bavuga ko ari inkota, abandi bakavuga ko yamogi yombi, abandi bakavuga ngo ijambo ry'Imana niryo ridukura mu rupfu rikadushyira mu buzima. Ariko ijambo ry'Imana niko kuri, numva nta kindi kintu naryanya na ijambo ry'Imana ryiza. Rero tugiye kugana ku ijambo ry'Imana. Mbanje gusuhuza abantu bagenda badukurikirana, abadukunda, bagenda badukunda umunsi ku munsi, bagenda batwitaho umunsi ku munsi, badukurikirana, bagenda bakora subscribe, bakora share, comment, bagenda badukurikirana kandi bagenda batanga ibitekerezo byabo. Bose turabakunda cyane, bagenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, bose turabishimiye kandi turabakunda. Rero tugeze kuri mwanya w'ijambo ry'Imana. Mbere yo kugira ngo tugire ikintu twavuga ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge kugira ngo abazagenda badukurikirana bazagenda bashimishwa n'ijambo ry'Imana. Data mwiza turagombaga mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ibasha kureba ibintu byose biri kuri no hafi. Hari abantu bagenda badubyifuza mu Rwanda ndetse no hanze, hari abarwaye indwara zikomeye, abo turabasengeye. Ugasanga umuntu arwaye uburwayi bwo mu mutwe, ugasanga umutwe harimo amazi ariko ubasha kugera ku mutwe ukabukiza. Ugasanga umuntu arwaye ikibyimba kumura, nawe turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umukize ikibyimba cyo kumura. Ugasanga umuntu arwaye ibyimba byo mu nda, nawe turasenze ahari wese uzadukurikirana wese urwaye ibyimba byo mu nda wese azabashe gukira. Turasenza abafite ikibazo cy'indwara z'uruhu, nabo turabasengeye. Abafite indwara zo mu mutwe zidakira ubasha gukiza mu izina rya Yesu Kristo. Reka indwara zose zigiye zitandukanye, nabonye naho ukiza na sida n'izindi ndwara zikomeye zidakira, ubasha kuzikiza, kuko ukurimo abaye cyaremwe gishya, ibya kera bishize. Bivuge ngo hari amaraso yawe Kristo yivanze n'ay'uwo muntu, abasha kumugira mushya, agahindurwa. Abonye umuntu witaga Namani, ubwo yari afite ibibembe ngo ariko agiye mu kidendezi gusa rimwe, ajyayo rimwe ngo ageje ku nshuro ya 7 ngo avamo ameze nk'uruhinja mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero uyu muntu nawe wari umeze nk'afite ibibembe abashe kwinjira muri Kristo Yesu kugira ngo nawe abashe kuba mushya. Urakoze kuko imitima myinshi ugiye kwifata kandi ugiye guhindura benshi. Turasenze cyane rero dukuraho bigenda byiyoberanya, ibiteza indwara zitandukanye, ibigenda bisatira abantu. Ugasanga umuntu ari kwa muganga ariko asanga indwara nka paralize zamaze kumuzengereza, ugasanga indwara zidakira, indwara nyinshi ku mubiri, ndetse n'abaganga bamaze kunanirwa bavuze ngo ntibigishobotse. Twarabonye dusanga muri ibyo ngo muganga wacu ni Yesu, dusanga ari we Kristo ubasha kujya ku ndwara zidakira ukabasha kuzikiza. Aho abaganga bananiwe, aho indwara aho abarwayi bamaze kwiheba ndetse n'imiryango yabo bavuye n'inshuti zabavuyeho, niho ubasha kumanuka ukabasha gukiza indwara zikomeye. Turasenze rero ngo ujye no kuri uyu muntu wayobejwe n'ibiyobyabwenge n'isigara ndetse n'inzoga n'ibindi byose, ugasanga agiye kure. Reka niyumva rino jambo abasha gukanguka, kuko nasomye ngo dore agakiza karatwegereye rwose kurusha igihe twizereye. Agakiza kegereye buri wese arakemerewe, buri wese agomba gukizwa, buri wese agomba kugira ngo tuzaragwe ubwami bw'Imana. Rero basha guhindura imitima benshi, abagiye kwiyahura, abihebye, abafite ubwoba, abafite agahinda, abona bidagishobotse, abona ubuzima bwanze, abona urugo rwasenyutse, intambara ari intambara, ubona akabona nta byiringiro byo gushaka.
mu izina rya Yesu dusengeye imitima y'abantu bose kugira ngo nibo basha kumva ino jambo bashe kunyurwa naryo kandi bashe kuryizera kuko ijambo rivuga ngo nibumva bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu. Reka rero ubasha kubazengurukisha umwuka wera abadukurikirana abo mu gitondo yaba nimugoroba aho bazaturebera bose bazabasha buri wese azasubizwe icyifuzo agiye afite kuko Imana ibikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero dukomeje gatuma gusengera inshuti n'abagenda badukurikirana. Amazina ni yandi ni Nkurunziza Augustin. Mumaze iminsi mudukurikirana kandi mumaze kuyamenya. Ndabakunda cyane, ndi umukozi w'Imana maze imyaka myinshi nkorera Imana. Agiye nanga ubuhamya butuma benshi babasha guhinduka kuko benshi baramamagara bakambwira ngo bakunda ubuhamya bwanjye, ariko nanjye ubuhamya bwanjye nkunda kubutanga. Ndagira ngo umuntu uzakurikirana kino kiganiro ntaho Imana itagukura kandi naho itakugeza. Birashoboka ko waba ufite ideni cyangwa ideni ryakuzengereje ariko Imana ibasha kukwishyurira. Ubasha kuba hari intambara ufite ndetse ubona ibintu byose byanze, ubona wazengurutswe ariko Imana yamanutse ibintu byose bigenza neza. Rero reka tubanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kuganira no kurisobanura no kurivugaho byinshi. Tubanze tugane ku ijambo ry'Imana tubashe kugira ngo ribashe kudukomeza kandi bashe no kutwubaka kugira ngo rijya ridushyira. Hano ni mu gitabo cyitwa igitabo cya Matayo, igitabo ubutumwa bw'isi bwanditswe na Matayo, ibice ni 24. Amagambo benshi batuwe bazi 24 ariko turasoma imirongo mikeya. Turahera ku 24 dusome nda ku murongo wa 29 n'uwa 31 ariko reka tuanze dusome 29. Aravuga ngo ariko hanyuma y'umwabaro wo muri iyo minsi uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi nikuzava, ukwezi nikuzava, mwezi wako n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. 30. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi bwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'imanda bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Tubanje kubasomera kuri iri jambo rero muzaryisomera riri muri ubutumwa bw'isi bwanditswe na Matayo ibice 24 urere ku murongo wa 29 muzayisomera neza. Ariko tusomye kuri murongo ngo ariko ngo hanyuma y'umwabaro wo muri iyo minsi uwo mwanya izuba rizijima. Ijambo rivuga ngo izuba rizijima, ukwezi kuzava, umwezi wako inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. 30. Zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru n'amoko yose yo mu isi ni nabwo azaboroga. Amoko yo mu isi nabwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika ijwi rirenga n'imanda bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Nshuti bavandimwe bose abo dukunda bo mu Rwanda no hanze, muri iki kirere ku munsi ukurikiyeho wari uyu munsi turi ku munsi wa gatatu, wari umunsi wa mbere.
ikirere cyose cy'u Rwanda babashe kubyuka saa 8 barabibonye. Ababyutse saa 8 iki kintu cyabayeho wisomye 29 avuga ngo ariko ngo hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi uwo mwanya izuba rizijima ukwezi byaragaragaye cyane. Habayeho ikihe kidasanzwe ubwo ikirere mu masaa 8 z'ijoro ku munsi wa mbere ikirere cyarijimye birahinduka cyane. Ibyo byose byari mu bimenyetso bigaragaza kuza k'umwana w'Imana. Mu bimenyetso bigaragaza kuza k'umwana w'Imana hari ibyo tuzatugenda tubonesha amaso ariko bigende bisa nkaho biza, ariko nibimara kuza abantu benshi ntabwo bazajya babyemera, kandi ubwo abantu benshi bazajya babyizera kuko uzasanga ari n'ubushaka kubyo bakavuga ati n'ubusazi. Ariko iyo tureba dusanga Bibiliya isobanura mu gihe cy'umuntu umusaza bitaga Nowa, ubwo abantu benshi yabazaga inkuge ngo yayibaje mu giti cyitwa gofero ngo amaze kuyibaza, ubwo yabazaga ngo yatumiye abantu abwira ati mwaje mukamfasha ko mu minsi iri imbere imvura igiye kuzagwa kandi imvura ikagwa ari nyinshi. Ngo abantu baramubwira ati rero igihugu cyacu turakizi neza, nta mvura turabona ntituzi n'imvura, kuko muri icyo gihe ngo ikime cyaramanukaga ngo cyamara kumanuka kikeza imyaka, ntago bari bazi rero imvura. Rero kumva ngo imvura igiye kugwa ntago abantu babashaga kubyumva. No muri ibi bihe rero turimo ntago abantu bajya babasha kumva ko hari igihe kizagera inyenyeri zikagwa, izuba rikagwa, ibintu byose bikikubita hasi, umwijima ugatangira gucurwa, ibintu bigatangira guhinduka. Ntago abantu babasha kubyumva. Ngo muri icyo gihe ntago abantu bigeze babyumva, hano ubwo abantu bigeze babyemera. Ngo ariko Imana iramubwira ngo nubwo batabyemera fata umuryango wawe mugende mutangire mubaze. Ngo icyo giti rero ngo cyari igiti abantu bagiye kijyanye ngo cyari kimeze nk'ipamba, ni cya giti nyine wenda iyo kiza kuba ari niyo cyari kubanda nk'umuvumu, abantu bari kupfa kuvuga ngo wenda ni nk'umuvumu nta kintu na kimwe utwaye, cyangwa bakavuga ngo iyo kiza kuba wenda nka za sedeki cyangwa n'imihumuro bari kuvuga ngo ni gifite imbaho nziza. Ngo ariko ngo cyari igiti, ngo iyo gofero cyari igiti ngo kipamba, igiti kibi cyane, ngo bashobora kujya gutya bahagera gutyo ugatobora kigatoboka. Ariko Imana iramubwira ngo bari cubasaba. Imana igiye gukora ntago igikoresha ibintu bifite imbaraga, ntabwo ikoresha ibinyembaraga, kuko igiye gukoresha ibinyembaraga iba yarakoresheje Goliyati kwica Dawidi. Ahubwo Dawidi w'imyaka 10 itarenza 18 niwe wabashije kwica Goliyati. Bivuga ngo mu binyembaraga ntago ari Imana ikorera, no mu banyabwenge cyane, kuko Bibiliya ivuga ngo iyo usomye muri Yobu 28 harimo ijambo rikomeye ivuga ngo dore kubaha Uwiteka. Haleluya. Dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijwa. Dore bundi ubwenge nyabwo dore nukuva mu byaha. Njye nigeze mbona abantu ugasanga umuntu umudokiteri ni umuhanga cyane, yarize cyane. Hari umuntu wari umudokiteri ngo yarize yabyigira hanze cyane, abyigira muri hafi nyango muri za Koreya, ariga cyane arameneka, ngo arangiza azi Kigali. Amaze kuza Kigali ariko yanywaga ifaridi isigara, abagenzi bakamubwira ati nyamuneka wize ibintu by'ibihaha, none unywa isigara nyinshi, isigara izakwica. Akavuga ati nta kizantwa. Abandi bose se ko bakuze bigeze babiki, abandi bose ko bakuze byabatwaye iki. Arangije avaho akajya mu isigara, ariko muri uko kumwisigara igihe kigeze noneho isigara zimwana nyinshi, arwara kanseri y'ibihaha, asubiraho yivurije. Ariko ageze hahandi akimara kuhagera agiye gupfatumira abo biganye inshuti ze, aravuga ati muze mumvure, aravuga ati ntabwo bigishobotse kuko ibihaha byamaze gutoboka. Bivuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bisobanura ngo rero iyo ubasha kubwira bakavuga ati dore igihe kimwe, dore igihe kirageze kandi Yesu araje, ntabwo umuntu wibereye mu kabara abyumva neza, nta nubwo umuntu wibereye mu busambanyi abyumva neza, nta nubwo umuntu wirimo kwinywera inzoga abyumva neza. Iyo uvuga ngo dore nyamuneka dore ubwami bw'Imana buramanutse, dore Yesu araje, ntago abantu tubasha kubyumva, nta nubwo tubyemera, ntago twemera ko Yesu aje. Ariko kuri uwo munsi wa mbere izuba ukwezi kwabaye nko kwijimye, ibintu birahinduka, ukwezi kose guhinduka amaraso. Ibyo byari ibimenyetso bigaragaza mu bimenyetso bigaragaza ko Yesu agiye kuza. Ndibuka igihe kimwe ntago nanjye najyaga mbyumva, nabaga nibereye ninywera inzoga, ninywera ibitabi, ninywera imogi, numva nta n'ikibazo, nta nicyo bintwaye. Igihe kimwe rero ndyamye nibwo nasuwe n'Imana. Haleluya. Ndasurwa muri iryo joro
ngiye kubona mbona ikirere cyose kirahindutse, mbona hejuru hari intebe irangije irahagarara. Ntabwo njya vuga ibintu niboneye. Ya ntebe ihagaze njye ko mbona hajeho umwana w'Imana. Haleluya. Ahagazeho. Hano hatubwiye 29 ngo ariko gisoye hano kuri 29 kuri 29 hatubwiye gisomye hano 30 ngo nibwo ibimenyetso by'umwana w'umuntu bizabonekera mu ijuru. Ngo nibwo ibimenyetso by'umwana w'umuntu bizabonekera mu ijuru. Nuvuga ngo icyo kirere cyose cyarahindutse, kimaze guhinduka ngo munsi wa mbere gihinduka amaraso. None hano aratubwira ngo ubwo nibwo ibimenyetso by'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Kizabonekera mu ijuru, mu kirere no mu moko yose yo mu isi. Nibwo azaboroga. Benshi batanye abonye umwana w'umuntu aje mu bicu. Ubwo nibwo nabonaga mbona Yesu aramanutse. Amaze kumanuka araza ajya ku bicu. Numva ijwi ryavuze ngo wejejwe nakomeze yezwe, n'uwanduye nakomezwe yanduye. Mbona muri ibyo birere abamarayika 4 batangiye kuvuza impanda. Ngiye komona ibituro by'abera, abantu bari mu bituro batangira kugenda bavamo. Abari mu bituro batangira kugenda bavamo bazamuka. Mbona ibituro by'abera. Muri ibyo yavuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niwo dutegereje umukiza azaza kutujyaniwe. Naho tuzasinzira twese ni tuzapfa, ahubwo mu kanya gato tuzahindurwa dusanganira umwami wacu mu kirere. Bazahindura uyu mubiri ubora, maze use n'ubwiza bwe yazutse, tuzasa n'umwami Imana. Ndagira ngo tubwire abantu bose hano hatubwiye ngo aho ngaho ahagaze mu kirere ngo nibwo azabwira abamarayika be 4 ngo bazenguruke mu birere 4 ngo bavuze impanda. Ako kanya ibituro by'abera bizatangira bifunguke. Abari mu bituro bazatangira bahindurwe, baze bambara umubiri mushya. Nibamara kwambara umubiri mushya ndetse n'abazaba bariho ngo bazahindurwa base n'umwami Imana, basanganire Kristo mu kirere. Twigeze twumva indirimbo mu gihe byashize ngo abantu bazaba bari mu rusengero, bajya mu rusengero ngo bavuge ngo ariko ngo ibintu ngo twabonye ngo namwe, kuko umupagani wese, umuntu tubaha Imana, umuntu udakijijwe, umuntu udasenga, ntago muri ibyo bintu bizaba birimo kuba, ntago azabibona, kuko bose bazasa nk'abapfuye. Ubundi ibyo bizabonwa bazabahinduwe, abazabona impanda, abazabona Yesu mu kirere, n'abantu bakijijwe, n'abantu buzungukara, n'abantu bagendana n'Imana, n'abantu bitandukanyije bakava mu busambanyi, bakava mu bapfumu, bakava mu kuraguza, bakava mu kuroga, bakava mu kubeshya, bakava mu ishyari, bakava mu nzoga, bakava mu matabi, bakava mu rumogi, bakava mu byaha. Abo nibo bazale somene gloria tandenestaya. Abo nibo nelobini bahindutse. Bamara guhinduka, abo bose bahindutse, abo nibo bahindutse, nibo bazabona umwami Imana. Ariko abazaba ari mu kabari bo bazamenya ibyabaye, abazaba ari mu busambanyi, abasenga babeshya, abahanura babeshya, abavuga ubutumwa babeshya, abasamana bakagaruka mu nzu y'Imana, bakagaruka bagasenga, abavuga ubutumwa nkatwe bavuga ubutumwa bakagaruka ariko bakongera akabeshya, akaza kugira ngo yibonere indamu, kugira ngo yibonere amaturo, ariko akajya agenda akabeshya, agasamana, agakora ibyaha, akajya mu mabuwate, akanywa inzoga, agakora iki. Ntago munsi Imana bazayumva, ahubwo itorero ry'Imana nirimara kuva mu isi ubwo abana b'Imana bazaba bazamutse. Niyo mpamvu bakakanya abana b'Imana batotezwa, niyo mpamvu abana b'Imana bababazwa. Ugasanga nk'ahantu buwate rwose abantu barabyina, barazitaye amabafure, ariko wasanga abantu basenga ugasanga bose bapakiye bagiye, ukabasanga bari bavuga ngo barabuze umutekano. Kandi igituma isi igifite umucyo nuko abana b'Imana bagihari. Igituma isi abona abantu bakigenda bikemera. Njya nkunda kugira ngo n'ubuyobozi bubaye kuko itorero ry'Imana riho. Isomye Bibiliya nitubwira ngo ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Bivuze ngo yaba
uri umusekirite ni Imana ibigiramo uruhare, yaba uko waba uyoboye kose ni Imana igushyiraho. Rero itorero ry'Imana nirimara kugenda ruvuga ngo n'ubuyobozi bw'Imana buzagenda, ubwo isi izaba icuza umwijima nibwo abantu bazakanguka. Ariko itorero ry'Imana ryagiye, itorero ry'Imana ryazamutse. Nubwo nshuti yanjye njya ngubwire, nubwo uyu munsi ubabazwa ukarenganwa bakakuvuga bakagutuka bakakuvuga, ariko komeza ukiranuke, itorero ry'Imana rizasanganira Kristo. Nubwo uyu munsi bakubeshyera, kuko Bibiliya igenda isobanura ngo muri iyo minsi y'imperuka ngo muzabesherwa ibibi byinshi, ngo bamwe bashyirwe mu nzu z'imbohe, ngo abandi. Uko niko bizagenda. Hari abantu bashaka kujya mu nzu z'imbohe kubera ubutumwa bwiza, ngo bahanirwe ubutumwa bwiza, bababeshyere, bamwe bashyirwe mu nzu z'imbohe abandi bagambanirwe. Bizabaho. Itorero ry'Imana rizarengana, ariko nimara kurengana ubwo niho Kristo azahera kwaje, ngo azahagarare mu gicu, ngo yongera avuge ryajwi rirenga avuge ati uwanduye nakomeze yandure, usamana nakomeze asamane, dore igihe cyo kubwirwa mwarabwiwe, igihe cyo guhinduka narababwiye, ntabwo mwese muhinduka, igihe cyo kuva mu busambanyi ntibweze muvamo, igihe cyo kubeshya nimwa. Ariko itorero ry'Imana rizaba ryarahindutse, abana b'Imana bazaba bahindutse, abana b'Imana bazaba bavuye mu byaha. Abo ngabo nibo itorero Imana ishaka, niryo rizasanganira Kristo. Niyo mpamvu uzasanga Satani afite imbaraga zo gufata abantu b'Imana yarangiza akabaganza, ugasanga umuntu yasengaga, ariko yamara gusenga ugasanga avuga ngo biriya ni siyasa, biriya bintu ntacyo bimaze, ugasanga yisubire mu gusambana, yisubire mu kubeshya. Niyo mpamvu Satani akurura abantu cyane akabarakura mu byaha, ugasanga abantu imiryango irimo iraryana, kuko ngo muri iyo minsi y'imperuka ngo n'imiryango ubwayo nayo isangana. Usange abavandimwe, usange abantu bavukana usange baragambanirana, bamwe bashyirwe mu zimbohe kugira ngo babone imitungo. Satani akorera mu mitungo, ugasanga abantu bavukana bagiranye ibibazo, ugasanga umubyeyi yasize inzu, abana bakajya mu bapfumu, bakajya kuraguza, bakajya kugira ngo akajya afata umuryango umwe akawurogesha, ugasanga kandi abana babereye se wabo, ariko akagenda akabarogesha, abana bagafata abantu ugasanga ni nyina wabo, aho ugasanga harimo arabarogesha. Ugasanga ngewe nigeze rimwe sengera umuntu, abana bose barapfuye, imiryango irapfa, hasigara umwana umwe asigarana na nyina wabo. Amaze gusigana na nyina wabo, amaze gukura, amaze gushaka, arangije imitungo rero imuhaye, aramurera ari umwana, imitungo arayisiga kuko uwo mwana imiryango yose yarapfuye, ariko imaze gupfa yavukanaga nawe kuri se, yose imaze gupfa afata nyina wabo, abari bashyira muri ya mitungo. Amaze gushyira muri ya mitungo, araza barabana, afata inka ze n'ihene n'ibyo byose abisigira nyina wabo, afata n'amasambu n'iki. Ariko amaze gushaka, amaze gukura, agenda abwira nyina wabo ati narakuragije, ndagira ngo usubize ibyanyu. Aho kugira ngo nyina wabo bimuhe, ahubwo atajya mu bapfumu ajya kumurogesha. Uwo mwana namusengeye, umubyeyi namusengeye neza yabaye umusazi. Aranje Dorcas twamushika araza aravugiramo, aravuga ngo ngicyabite nuko imitungo yose yarandyohanye, ingaze n'ibiki byose ndashaka kumwica, twaburanye arantsinda, agiye kunyaka imitungo kandi nanjye nayibayemo. Nawe yakice ngo abiganire nk'umubyeyi, ahubwo ahita ashaka kumwica ngo ayisigarane. Kandi ubwo twaramusengeye aranakira, n'ubundi imitungo aragenda arayibona. Ariko amara kumenya ko uwo nyina wabo ari umuroga, ari wo murogaga. Wababyeyi basagambanira abana, barojya abana, basengereza kubera imitungo y'isi. Ariko nigeze mbwira umuntu avuga ngo iyo umuntu amase afite amataje akagira amamodoka agakomera, usanga kenshi na kenshi bamutegeka kurya igitoki, ugasanga ibyaruhiye birobera biga n'abandi, ugasanga bati ntuzongeye kunywa ji, kandi nyamara yabiruhiye mu myaka myinshi, arabiruhira, amenera amaraso, aranagambana, wenda aranica kugira ngo abone ibitungo. Abantu benshi bajya kubona ibintu byinshi kuko bishe, akagenda akagamba uwo bakonaga, bakagenda bajya mu ishyamba rya Nyungwe akaba yamurigisa, ugasanga abantu baragambanira, ugasaba barafungishanya kubera imitungo. Abantu kubera imitungo, Satani akora mu mitungo cyane kugira ngo abashe kubona abantu, kugira ngo abashe gushyikira abantu. Ugasanga arakora mu mitungo cyane, ugasanga abantu baragambanirana, abandi barabesherana, ugasanga umuntu araye ku nzu yawe kandi muri abavandimwe, akarara ku nzu yawe, akarara atongera, akarara aroga. Ugasanga umuntu yateze ibintu, ugasanga yabiteze ku muryango we kandi muvukana, wasohoka ukabikatamo, ukajya kwivuza ukazarinda upfa, ndetse nawe akaza gushyingura ameze neza yishimye aseka. Ariko ngavuga ngo niba koko azaka akagutega ibintu uri umuvandimwe ugapfa, wazajya he? Ukajya kubona ukabona ese niba kuroga ukaba wapfuye, we nibura bizamuhakuramo, bizamuha kubaho ubuzima bwose, kandi mu gihe gito naka bapfushije umwana we, nawe mu kindi gihe naka baramukurikiranye. Ndibuka rimwe twasengeye umuntu, maze kumusengera, barasenganaga, tumaze kumusengera agiye gupfa, arambwira ati nubwo musengera ariko nzize runaka, nawe yari yicaye aho ngaho, arambwira ati runaka niwe wangaburiye, niwe wundose,
nyamuneka nutihana nawe uzarimbuka kandi uzapfa nabi. Arangije arisekesha aravuga ati ariko se nabankuroga dupiki. Ariko uwo muntu yahise yipfa aravuga ati ngiye gukarabiye imbere cyokora iyo gwihano wari kuzajya mu ijuru. Amaze wa undi agiye gupfa we yapfuye umuriro wakavuza induru arimo kuvuga ngo barimo amarambesha ngo ninjye wishe runaka. Bivuze ngo ibyaha yakoze byose iyo umuntu agiye gupfa. Nagiye nsengera abantu bagiye gupfa bakabona ijuru babashe kubigendamo neza. Nagiye mbona n'abantu benshi nagiye nsengera bajya gupfa akabuza induru. Ndibukara ngo twasenya kamwe ngo mukomeza musengere ngo ibintu birimo birantwara ngo binjyanye ahantu ngo binjyanye kuzimu. Tavuga ngo mumurake agende ibyiza utakoze ukiri mu isi. Hago abantu bashaka gusengera wapfuye kugira ngo ubashe kujya heza. Shuti yanjye ndagira ngo wowe uzadukurikirana turi ku ijambo rivuga ngo Yesu ahagaze ku bicu aravuga ngo wande nakomeze yandure uweshejwe nakomeze Yesu. Nagira ngo ngubwire shuti ya wowe udukurikirana uzareba ubutumwa waba uri hanze. Ni byisi Imana yarabigenje neza urambuka ugera hanze ugera mu bihugu bya Australia ugera mu Buhinde ugera muri Amerika. Ariko se ko wahageze ni iki cyiza urimo gukora? Ese n'upfa uzajya he? Ejo bundi umuntu yagiye mwerekwa abona umuntu aranje ajya mwerekwa asa nk'uvuye mu mubiri. Abona umuntu uri wapfuye arimo kubwira Imana ayibwira ati wambabariye nibura gasubira mu isi nkihana iminota 2 gasaba imbabazi z'abantu bose nahemukiye. Aravuga ngo iyo umuntu yamaze gupfa abageze ahantu ntago yongera ntago yakongera. Ibyo biba byarangiye. Umuntu akiri mu buzima bwo mu isi ibyo biba birangiye. Umuntu akiri iyo umuntu yamaze gupfa ibyo biba birangiye ntago wagaruka mu isi. Nshuti yanjye ukiriho uzadukurikirana ngo Yesu amanutse ahagaze ku bicu avuga ijambo rirenga maze ngo n'abamarayika babane bafashe imfuruka zenye z'isi. Isi yose bayizengurutse ibirere byamaze guhinduka. Baravuga ngo wande nakomeze yandure uweshejwe nakomeze Yesu. Ntago uzasubira kubwira mwene nyoko ngo wongere mubwire ngo nyamuneka ngo dore ninjye wakurogaga ninjye waguterezaga bino bintu ninjye woherezaga amahembe ninjye wakwiciye. Oya ibibi byawe wakoze bizaguherekeza. Ntago itorero ry'Imana ryo rizazamuka. Babandi bose ntibazamenye uko byagenze. Njya nkunda kubwira abantu bajyaga babivuga muri resitora y'indirimbo bakumva indirimbo ya ndirimbo bose bakayumva bamara kuyumva bakavuga ngo bamwe ngo pastor ngo yagiye mu rusengero ngo ageze mu rusengero ngo abura abaririmbye bamwe ngo abona bamwe nganda arababura abwa ati byagenze bite ntibabimenya. Bibiliya isobanura ngo ndetse n'umwana uzabuhetse ngo abakozi muri icyo gihe bazaba bafite ibibazo. Niko muri iki gice 24 tubwira ngo umwana azazamurwa umukozi berwa uko byagenze. Usanye nyebuja maramutuka umwana wanjye yagiye ariko wa mwana kuko ari marayika azaba yigendeye. Ngo ndetse ngo indege zingizi ngo indege ngo zizakora impanuka kubera ko pilote uzasanga yigendeye kandi namara kugenda uwo babibegeranye cyangwa bahetse ntago bazabimenya. Muri icyo gihe n'imodoka zizagongana kuko shoferi azaba yigendeye. Ngo abagore ngo umugore n'umugabo bazaba bari ku gitanda baryamye ngo umugabo cyangwa umugore nabimenye. Abana bazajyanwa usanga abakozi bafite ibibazo bavugaga abana bacu mwabashyizeho ngo ariko mu kanya gace ngo bahite babihishurirwa ngo bamenye uko byagenze bamenye bya bindi twajyaga tubwirwa bya bindi bajyaga batubwira babarokore tubita abasazi byasohoye. Itorero ry'Imana menya ryagiye ngo bahamagarane ngo umwahamagare muri Amerika abyatsi ibyo byababayeho natwe byatugezeho. Undi ahamagara wo mu Buhinde ati burya bya bindi natwe byatugezeho. Uwo mu Rwanda ahamagare w'i Kigali ati reka ati data namubuze mama namubuze. Batangire none bavuga ati yo ati bya bindi byo batyaga batubwira wasanga ari ukuri. Kandi muri iki gihe abantu barinezeza ubasha kubabwira niba byumva ugasanga niba barinezeza. Abantu bose ntago burimo kubyumva n'igihe cyano banaga abantu babyumvaga ngo barakomeje barinezeza. Inkugira akomeza irubakwa ngo baravuga ati n'imvura niragwa ibyo ngibyo bizaba gute. Ngo barakomeza bariyubakira ndako barakomeza barinezeza. Abasambana barasambana ababeshya barabeshya abicana baricana abajya amapfumu bajya mu bapfumu abajya kuraguza bararaguza abatega abandi bica abandi barabica abagenda banywa imogi barabinywa abanywa inzoga barasinywa ibyaha barakomeza barabikora barineza. Ngo ariko igihe kigeze ngo nababwira ngo Imana ibwira none amwe ngo jya mu mugena n'abavandimwe bawe ngo bose barangije abana be nako ngo bose binjira mu nguge ngo afata ngo nibikoko ngo kigore n'ikigore ngo bose bajya mu nguge. Ngo muri ako kanya imvura itangira kugwa ngo itangiye kugwa ngo abantu baravuga ati wasanga ibintu byatubwiraga ari ukuri ngo ariko ntago ari wari wakinze. Ngo muri ako kanya ntago ari wari wakinze agaro waye wakinze inguge. Ngo arangije avuga ati nowa dukingurire arabasubiza ati singe bakinze. Ngo muri ako kanya ngo inguge itangira kuzamuka usanga abantu baraho ngaho ngo ako kanya abantu batangira kuremba mu mazi abantu barapfa. Dore ibwira umuntu kavuga ati dore igihe kirageze
ubwo Yesu agiye gutwara itorero ry'Imana, ubwo Yesu agiye gutwara abe, ukabwira abantu ngo dore umuriro uzakwira, abamarayika bazaba bashinzwe kumanura umuriro, abamarayika bazaba bashinzwe kumanura umuriro, ariko abantu ntago babasha kubyumva. Muri icyo gihe amazi azahinduka amaraso, ntago abantu babyumva. Muri icyo torero ry'Imana rimara kugenda, abantu bazajya bicanira ku muhanda, abantu bazajya bakora ibyaha ku muhanda, nta burere buzongera kubaho, nta n'ubuyobozi buzongera kubaho, kuko itorero ry'Imana rizaba ryamaze kugenda. Uzasanga ubuyobozi ntabwo ukiriho, abantu batangiye gukora ibyo bashaka, batangiye kuvuga ati n'ubundi babandi basengaga bose bagiye. Reka dukomeze dusome, turimo gusoza, dukomeze dusomye muri Timoteyo wa kabiri, iyo usomye Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 19, hari ijambo rimwe nakunzemo. Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 19 avuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Ubake kanya ntago Yesu yari yaza, abantu bose baracyemereye kwinjira, abantu bose baracyemereye gukizwa. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditswe ngo Uwiteka azabe. Ubu abantu barimo gusenga by'ukuri, Uwiteka arabazi. Abantu babeshya n'abarabazi. Birashoboka twe turakubona twabona uri umukristo mwiza, uri umunyamasengesho, uri umuvuga butumwa, uraririmba rwose, ariko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Ngo nyamara umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Nyamara umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Umuntu wese usenga Imana nave mu bidatunganye. Uzasanga ukavuga ngo ni umukozi w'Imana, ariko ugasanga ni manyanga, ugasanga ni wambura abantu, ugasanga karitsiye yarayizengereje. Nyamara kandi urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, yemerewe kuhinduka, yemerewe gukizwa, ariko ugasanga niyo wambaye karitsiye agahita kugira ngo nyizwe nka runaka, akugira ngo mbere ngo nubwo avuga ngo ni za mapasiteri, ngo ariko se ngo ni pasiteri iki, ngo se wambaye karitsiye, ngo si uca inyuma y'umugore we, si uca inyuma y'umugabo we, si ugenda agakora ibyaha, nyamara yagaruka akadusengera akatwereka, ariko akaca inyuma agakora ibyaha. Nyamara urufatiro ruracyahagaze, uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye, ave mu bintu byose. Ndagira ngo ngubwire we nshuti ya, nushaka bishop, nushaka rivera, nushaka biki, nushaka umuvuga butumwa, nushaka umuririmbyi, nushaka umunyamasengesho, nushaka biki, iki Imana igusaba nukuva mu bidatunganye, kuko urufatiro rw'Imana rugihagaze. Imana iracyagukeneye kugira ngo uhinduke, nawe ube mu bana b'Imana. Imana iracyagukeneye kugira ngo ubashe guhinduka. Itorero ry'Imana rigiye kuzamuka. Mana yaranyeretse irambwira ngo nta kindi kintu gisigaye, nje kureba abanjye kandi nje gutwara itorero ryanjye, kubera ko isi yamaze kwandura, isi yamaze kuba mbi. Satani arayikoresha uko ashaka, ariko bikatuga ngo muri iyo minsi ubwo muzabona ibyo bibaye, muzubura amaso yanyu murebe mu ijuru, kuko gutabarwa kwanyu kuzaba kuri hafi. Ndagira ngo mbwire umuntu wese udukurikira, ubwo muzabona ibyo byose bibaye, muzubura amaso yanyu, kuko gutabarwa kwanyu kuzaba kuri hafi. Nshuti yanjye nagira ngo ubwire, itorero ry'Imana, haleluya, itorero ry'Imana riri hafi. Itorero ry'Imana Uwiteka ararisobanukiwe, itorero ry'Imana Uwiteka ararizi. Nushaka ubeshye wumve ko Uwiteka kuzi. Bibiliya isobanura ngo no mu ijoro Uwiteka abasha kumenya uri ku buriri uryamye. Zaburi 39 araba ngo no mu ijoro uryamye abasha kukumenya. Ngo Mana waradebye uramenya, umenya imyicerere yanjye, umenya imihagurukire yanjye, ngo no ku buriri bwanjye n'ibiri imbere yanjye ubasha kumenya n'ibiri imbere yanjye. Imana ibasha no kumenya n'ibyo utaratekereza. Bivuga ngo Imana irakuzi neza. Rero nagira ngo ubwire, niba urimo gusengera abandi, niba urimo kubwiriza abandi, reka isi ye kukukura cyane, kuko biravuga ngo muri iyo minsi, Pawulo yaravuze ngo muri iyo minsi ngo abantu bazabikunda, bakunda imiya, badakunda babo. Muri iki gihe abantu barashaka guhemuka ngo baramuke, kandi babeshya ngo baravuga ubutumwa, babeshya ngo nabahanuzi, babeshya ngo nabavuga ubutumwa, babeshya ngo nabaririmbye. Ariko iki Imana igukeneyeho, Imana igukeneye kuhinduka, Imana igukeneye kuhinduka, Imana igukeneye kukizwa. Iki Imana igukeneyeho, igukeneye agakiza keza. Wibeshya abantu ngo urababwiriza. Abantu benshi baravuze ngo kugira ngo nyizwe nka runaka, ngo kugira ngo nyizwe nka runaka.
akugira ngo ndirimbe nka runaka, akugira ngo mbe umunyamasengesho nka runaka, akugira ngo mbwirize nka runaka. Oya nshuti yanjye nagira ngo ubwire ahantu uri Imana igukeneyeho urufatiro cyahagaze. Rwanditse ngo Uwiteka azabe ngo nyamara nguvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Imana igukeneyeho, ikigukene umutima wawe. Ntago Imana yanyuma iravuga, ntago Yesu aramanuka, ntago arohereza abamarayika be, ntago aravuza umwirongi, ntago aravuze, ntago Imana iravuga. Imana igukeneyeho nushaka ubiki, nushaka ubegeze he ibintu wabibona nshuti yanjye ukabona ugakira ugakomera, ariko Imana itakuzi ntacyo bimaze. Waba ufite amafaranga, waba ufite akazi, waba umeze neza, waba umeze neza, waba rwose ufite ibintu byinshi, ufite amafaranga rwose urakomeye, ariko nge nabonye abantu bafite amafaranga baruhiye amafaranga, bajya ukahita barwara inyama zo mu nda zose, bakamutegeka kurya igitoki, nyamara yarahemutse. Amafaranga arahemuka, wenda arica cyangwa wenda arahemuka cyakoresha amanyanga yose, ayakama ruswa, abikora kwa kundi, arangije ariko yajya n'abadokiteri n'abahanga bakamubwira ati rero amafaranga wari ufite ubaka kanya ni menshi, urakomeye, umeze neza, ariko ngubu ntago bicemereye kurya mayonnaise, ntibicemere kurya ibintu by'amavuta, uzagira igitoki cyokeje. Ibyo rero bikatangira kuribwa abandi, nyamara yarahemutse, yakoresha amanyanga, yagize ngo amenyekane. Abantu benshi barashaka kwandikisha izina, bagakoresha izindi mbaraga cyane ziza, bagashaka koresha imbaraga kugira ngo bamenyekane, abantu babamenye bajye hejuru. Ariko se wakumenya wagwa iby'isi byose akakwambura ubugingo byakumara iki? Ndagira ngo ubwire ngo rinda ubugingo bwawe kurusha ibindi byose birino, kuko iby'ubugingo ariho biba. Rinda ubugingo bwawe. Ndagira ngo wowe dukurikiranaga, wajyana gudukurikirana, wajyana gutwumva, ndagira ngo ngubwire ngo Imana igukeneyeho, rinda ubugingo bwawe kuko nibwo buzabona Imana. Rinda ubugingo bwawe. Ndagira ngo wowe dukurikiranaga, nibajya kuguhamba bazaguhamba muri metero 2.